dufite breaking yuko witwa Semuhungu ari Kimironko ari inyuma y'iki y'amasenyenge ubu nawe ari kurya impungure nk'abandi bose nyuma yuko avugirije induru agakorera n'ibirori jihad agakora ibirori ngo jihad ngo yagiye n'iki nyuma y'ibyo byose nawe agize ute amusanzeyo byagenze karacyakekwaho ntago turabihamya kazamusangaye gukekwaho bubyihoreye n'abandi bose bagiye bakekwaho nabo baracyakekwaho yaba jihad yaba bande ba John bande bose barakekwaho niyo mpamvu nawe agiye kugira ute byaba n'umunsi umwe urabizi n'umunsi umwe ubaye iminsi none 2 3 4 ibibaye kabisa ukavuga ati manitse amaboko ndemeye rero twese twari mu rungabangabo twibaza ngo uyu bita Semuhungu byaje kumugendekera rw'igihugu rw'ubugenzacyaha entre parenthèses RIB cya Rwanda Investigation Bureau rwatangaje ko dosiye y'uwitwa Eric Semuhungu bakundaga gutatira akazina ka gore wajya gashyushye cyo bita ama TikTok live rwatangaje ko uyu Eric Semuhungu yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ku wa 14 Mata 2020 na kangahe na gatandatu akurikiranywe ibyaha bitatu rero ni ibihe rero Eric Semuhungu yatawe muri yombi kuwa 9 Mata 2026 nyuma y'ibirego byatanzwe n'abantu urumva tubahaye ikaze kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Mugi Rwanda. Ndagushimira cyane kandi wowe wakoze subscribe nawe utarayikora, iki nicyo gihe ngo uyikore tujye tubana buri munsi ujye ubona ibiganiro byacu ku munsi bimeze neza cyane bisesenguye kandi birimo ukuri kwinshi cyane. Hano twe tuvugisha ukuri. Ndabeshya Sami niko bimeze banzo wakira umujene banzo wakira umuntu nyine ugiye ko mbona udashyushye none bimeze bite? Ntabwo ndashyuha nyine banzo ntereke ubundi nanjye nkwereke miriro nirekure banzo nshyushye unkire mu kamudu n'iki n'iki. Yezo rero nkuko bisanzwe uyu mujene muramumenye yitwa Sami Sky. Hano byanze bikunze turamumenyereye kuri channel ya Mugi Rwanda. Yego nyakira avuga ngo Sami bimeze bite ariko ubibuze ko ufite kwiyenza. Ubibuze ko ufite kwiyenza. Se wari waraburiye urabizi Crowa maze iminsi about 2 n'icyumweru n'indi minsi mike kakanya ugiye umenye nakongereza tangiye ubuntu bwa about bawitonze ibintu ngiye kuvuga ndagira ngo tubyumvikane neza nk'abanyarwanda. Imihanda Nyarugenge yanyereye ndagira ngo ubu poje ngo gutuntu gake nk'abanyarwanda nawe ndagererega n'utwo nkubwira ngo mvugire Crowa mw'iyi minsi tumaze iminsi mu bihe byo kwibuka abanyarwanda bacu cyangwa se abanyarwanda muri rusange turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994. urumva ibyo ni ibintu tugomba kugenza gake twitonze, niyo mpamvu ubona ngomba gutangira uyu munsi uri kwinjira gake atari ibintu byagenda utangira umenagura cyane. Ntabwo nshaka kugira bya bindi byanjye byo kuvuga vuba byo kumenagura no kubaragura kubera ko ndagira ngo mbwira abanyarwanda dukomeze twibuke twiyubaka kandi urabizi nawe wagiye ku rwibutso aho ni fresh cyane. Yego rero turacyafite iminsi 100 yo kubikora tukabikora neza nk'abanyarwanda batojwe bafite indangagaciro z'ubunyarwanda. Niyo mpamvu nashaka gutangira ntangira mbaragura ndagira ngo ahubwo ni ntangire ngende nkwinjiza gake unyinjiza gake ariko dufata mu mugongo cyangwa se dufatikanya n'abatutsi n'abacitse ku icumu. Yego dufatikanya nabo kwibuka. Urumva ko tugomba tuniyubaka tugenda gake unyinjiza mu mwandiko gake ariko sina rindi Nyarugenge muri iyi minsi bwira amakuru Nyarugenge ngo byifashe bite kankubwire rero nanjye ko numvise ngo abantu ngo bamwe bari gufatwa ngo abandi bagira batenga abandi rekera ibi bintu byivugire
mu kanya urancyushye mu kanya kandi ari byo nshaka ibi bintu ni ibintu nshaka nyine kugira ngo nawe nkwinjizemo gake gake hanyuma nawe ungarure tubanze turebe uko tugiye kubihereza umurongo parallel distance fi oya njye numvishe ngo abantu ngo barava mu rugo ngo bakagenda ngo bagera ahango ngo imodoka bagiyemo ngo ntayo basubiramo bagiye ahanga ibyo bintu ngewe se ko mba nigwiriye igikondo mwana izo modoka zabo ni nawe si umwana w'igikondo nka muvandimwe wacu ngo baherutse nabonye noneho yemeye ko cyane noneho yemeye aravuga ati bro ati bankubise abahungu bawitonze iyo nkuru n'ubwa mbere mbonye iki yemeye ko yakubiswe bawitonze uriya ni bosi wanjye ntabwo umuzi uriya ni umuki ni umubosi wanjye ni umuhungu w'igikondo tumwihorere se we watuzanye uyu munsi uriya tuzamugarukaho ariko ibintu arimo kabisa nakomereze hariya tu urumva ni akunda igihugu kandi gukunda igihugu ni ishema oya n'abakoze biriya bintu tubagaye n'abakoze biriya nge mfite pariti yabo uzayibona breaking umuntu azagushyiriraho gusa nabo si kera nabo bazisanga inahabi kandi ntibizagenda neza ntabwo bizatinda rwose none se njye nakubajije Nyarugenge byifashe bite iyi Nyarugenge rero kambyivugire n'ubundi ndabona utari kunyinjiza mu mwanya yabyivugire kandi nshaka kubyivugira umuntu bita Semuhungu umuheruka ryari mbone kukubwira ngo ibintu bimeze bite muheruka mperuka kubona apostinga mbere y'icyunamo nibwo mperuka kubona poste mbere yuko dutangira kwibuka ba witonze rero uyu Semuhungu aka kanya ari mu maboko ataraye direct kagira inkuru uyu Semuhungu ni umuntu twese twamenye sininya kubivuga kuko nge yabaye proud yabyo ni umuntu twamenye kubera iki kubera ubutinganyi bwiwe ibintu ngo byagoregore ibyo byagoregore byaje nyuma uyu Semuhungu ni umuntu wavuye Kimisagara muri 2010 na kangahe aragenda ajya muri Afurika y'Epfo imunaniye atorokana n'iki n'umuzungu ngo amukurikiyeho imitungo ujya wumva mu ndirimbo y'umuntu bita bamwita nde muhungu wanjye uririmba ngo story y'igipeti cyakuze gisenga cyane ibintu nk'iki Skribombe niwe wabiririmbye neza aravuga ati uriya nta muhungu murimo urumva yakoze amahano aragenda akora amahano abimburira abandi agira ute ashakana n'iki n'umugabo mugenzi wiwe uri kumva uwo muntu rero niwe Nyarugenge ibintu byaje bigakomerana nyuma y'uko twebwe twari poze turi kwibuka turi mu bihe byacu byo kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994 birangira uriya we bitamugendekeye neza iyo minsi yose atayisoje yisanze hehe ayikoreye he twinjize mu nkuru noneho sasa twinjize noneho mu nkuru sasa ubu tuvugana byagenze bite duhe operasiyo tuvugana ngiye kugusomera nta operasiyo nshaka kurekura aka kanya nta operasiyo nshaka kurekura ahubwo ndagira ngo ukubite breaking y'uko witwa Semuhungu ari Kimironko ari inyuma y'iki y'amasenyenge ubu nawe ari kurya impungure nk'abandi bose nyuma y'uko avugirije induru agakorera n'ibirori jihad agakora ibirori ngo jihad ngo yagiye n'iki nyuma y'ibyo byose nawe agize ute amusanzeyo byagenze karacyakekwaho ntago turabihamya kazamusangaye gukekwaho bubyihoreye n'abandi bagiye bakekwaho nabo baracyakekwaho yaba jihad yaba bande ba John bande bose barakekwaho niyo mpamvu nawe agiye kugira ute byaba n'umunsi umwe urabizi n'umunsi umwe ubaye iminsi none 2, 3, 4 ibibaye kabisa ukavuga ati manitse amaboko ndemeye rero twese twari mu rungabangabo twibaza ngo uyu bita Semuhungu byaje kumugendekera bite rero uyu munsi mu masaha make ashize nibwo inkuru bayisohoye murangira Bitieri agatangaza ibyabaye hanyuma abanyamakuru bashoboye ikintu bita kwandika barabyandika niyo mpamvu ngira ngo dukotinge ku bintu banditse ntabwo nshaka ngo nivugire ibyanjye ariko nawe umuntu nkuriya bakivuga ngo yageze
mu maboko ataraye uhita umenya ngo ese byagenze bite, nyine uhita ugira ibyo wibaza. Rero muri ibyo wibaza harimo na bimwe biri mu byo bamushinja. Mbaza ngo ni ibihe ngusomera ibintu Semuhungu? Ndakubajije ngo ni ibiki? Urakoze cyane. Reka twifashishe inkuru y'abakire bo ku Nyarwanda. Ngende nkubwira gake dukotenga ibintu ku Nyarwanda banditse, ibintu ku Gihe banditse, ibintu kuri Ukweli Time kundi itaba yarekuye, byose tugende tubikotingaho turebe ngese ngo uyu Semuhungu arazira iki, bihanishwa iki, bimeze bite. Yego koro ndakumva neza cyane. Inyarwanda ni wowe umaze iminsi Nyarugenge witonze. Inyarwanda iragira iti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha entre parenthèses RIB cya Rwanda Investigation Bureau rwatangaje ko dosiye y'uwitwa Eric Semuhungu bakundaga gutatira akazina ka Goregore wajyaga ashyushye cyo bita ama TikTok live. Rwatangaje ko uyu Eric Semuhungu yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ku wa 14 Mata 2020 na kangahe na gatandatu. Akurikiranywe ibyaha bitatu. Rero ni ibihe rero? Eric Semuhungu yatawe muri yombi kuwa 9 Mata 2026 nyuma y'ibirego byatanzwe n'abantu. Urumva Eric Semuhungu abantu bagize ute, bamutangiye ibirego. Hari abantu batari bagize bameranye neza cyangwa se hari abo yahemukiye, batanze ibirego bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ikorwa ry'ibyaha hifashishijwe ikoranabuhanga. Ni abagore se cyangwa ni abagabo? Bawitonze. Semuhungu kumuzi umuzi ari Semuhungu kumuzi. Simperuka bavuga ko ubu ngubu none wasigaye akunda abagore ngo yanateye inda witwa wa wundi. Izo ni scam. Ibyo byose yajyaga bawito Semuhungu zira ni robbing zo kuguma akura abantu mu matwi kari umutinganyi, ariko nta yateye inda ndese kereka niba ari wowe. Nta mukobwa Semuhungu yateye inda, uwo nguwo yakabaye yaraje akabivuga. Akakanya Semuhungu kagiye kubyarana n'uwitwa Zinda reka tumutumira azabivuge ko bagiye kubyarana se. Nibo babyivugiye ariko uwitwa Semuhungu live ziwe zose ndazikurikira. Umuntu waba afite n'ibintu aba yikoza byose ngenda ngatoramo ibyanjye. Ibyo byuko agiye kubyarana n'ibyawe nawe twikomereze mu nkuru. Uyu Eric Semuhungu arashinjwa ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ihohotera ihohoterwa. Ubwo niwe wahohotewe se? Ashobora kuba ntabwo Semuhungu subwo yarahohotewe. Ubwo si ihohotera se? Yahohoteye. Urumva hari abari kumutangira ibirego, urumva abo nibo yagize ute yahohoteye. Yego uyu Semuhungu rero arashinjwa ibyo ngibyo n'ikorwa ry'ibyaha hifashishijwe ikoranabuhanga. Amakuru atangwa na RIB agaragaza ko akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo. Uyu Semuhungu ibyaha bye akurikiranyweho RIB yatangaje ni bitatu. Harimo ibihe? Harimo icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ahubwo umugani wawe tukaza tukibaza, ese Eric Semuhungu kumuzi ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato yayikoresheje bande? Ngo yaba akunda abakobwa ntago yabegera ari nk'abane kandi aha bashyize mu bwishi. Urumva urwego Semuhungu ariho. Hari abantu benshi bari kumutangira ibirego kubera icyo cyaha imibonano mpuzabitsina ishingiye ku gahato. Urumva ni nko gufata ku ngufu cyane. Urabizi ibyo ngibyo ntabwo twirwa tubitindaho, ni nko gufata ku ngufu. Hanyuma nyuma yo gufata ku ngufu agashinjwa no gushyira ahagaragara no gukwirakwiza amashusho yerekana amashusho yerekanye n'imikoreshereze y'ibitsina akoresheje imbuga nkoranyambaga no gukangisha
gusebanya. Icyo cyaha si nka cyose mushuti we yazize disi. Harimo ibintu nyine bigenda bisa, harimo amashusho. Ariko se ubundi kankubaza, ndakubaza mu kanya ngo groupe y'umuntu wafonze hariya ari amashusho yakwirakwijwe arayanyuze, nyiri iriya groupe uriya we ntabwo yayibagamo cyaba bari barashwanye. Wabonaga se ko badacana uwaka? Niyo kandi bavuga yuko ngari nawe wabishyushyemo ngo kugira ngo amakuru n'umwe mu gitondo ngari ko ari wowe washyushye mu bintu ngatitiriza ya mpano ngajye kurega Jihad. Urumva muri make harimo akantu kakwenda kubwira nyuma y'ukuntu harimo muri bo uri kubyinira kuki urukoma. Ibyo ndabisorezaho mpita nkubwira ngo twikomereze. Hanyuma nyuma ikindi cyaha cya gatatu ni ukugira ute, ni ugukangisha gusebanya. Uyu bita Semuhungu ashinjwa gukangisha gusebanya. Manze bwa mikrofone wayitaye se bawitonze umuntu aba yanashyushye. Banze nzamure n'akamikrofone fasha hano gucya nka komoro uyu munsi bitayibuze koroha mereza. Hanyuma nyuma yo gukangisha uku gusebanya rero umuntu bita Eric Semuhungu byo yarabigiraga, kandi ni na benshi bagira ibi bintu gukangisha gusebanya. Urabizi ko byamamaye muri showbiz, na benshi cyane bakunda cyane bazize ibi bintu byo gukangisha gusebanya byinshi cyane. Niyo mpamvu nawe rero ibi abikurikiranyweho, sibyo? Ntabwo ari byo, ntabwo biramuhama, ariko uyu bita Eric Semuhungu akurikiranyweho ibi byaha bingahe? Bitatu. Nibyo ngibyo. Hanyuma umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitsieri yatangaje ko bamaze kwakira ibirego by'abantu barenze umwe. Abantu barenze bangahe? Umwe, ndetse ko iperereza rigikomeje ku buryo n'abandi bashobora gutanga ibirego mu gihe baba barakorewe ibyaha nk'ibi. Ubwo ni nk'uko Murangira ari no gushishikariza cyari kuvuga ngo n'abandi yego n'abandi nibatinye nibaze bagira ute batanga ibirego, hanyuma akurikiranwe barebe uko bakemura ibyo bintu byabo. Uyu muhungu ko numva afite ibibazo. Urakoze cyane. Nakuye umugore nari muhimbi. Umugore se nari mwambuye ubugore bwe. Wimwambura titire yiwe, ariko uriya wenyine nuko nguko. Hanyuma yabwiye radio 10 cya radio na televiziyo ariyo birabya TV 10 na radio 10 ati bawitonze abareze barenze umwe kandi iperereza riracyakomeje. Iperereza rigeze ute riracyakomeje. Nshaka twabihagarikira aha ngaha ibintu uwitwa Semuhungu akurikiranyweho cyangwa byatumye yisanga imvuto. Nizere ko wabyumvishe. Ni ibintu bitatu kandi nkubwira nuko bihanishwa nabyo tubigereho, nabyo abantu babyumva. Ntacyo bitwaye kuri buri kimwe. Ngiye kukubwira bateganya ikihe gihano kuri buri cyaha. Urutonde rushobora kwiyongera. Hanyuma turasaba n'abandi baba barakorewe ibyaha kudatinya kuza gutanga ibirego. Dr. Murangira avuga ko igihano gito mu byo Semuhungu akekwaho, ubwo twageze muri mu bihano ahabwiyo icyaha cyamuhamye, yego mu byo ashobora guhabwa. Avuga ko igihano gito mu byo Eric Semuhungu akekwaho bimuhamye ni igifungo cy'umwaka umwe. Nicyo gitoya, nicyo gihano gito. Umwaka ubwo bimuhamye tayari arisanga yageze ute yawakiriye. Akavuga ko igihano kinini ni imyaka 15 y'igifungo, imyaka 15 hakiyongeraho n'amande ku bihumbi
100 amande kuva ku bihumbi 100 kugera kuri miliyoni 2 z'amafaranga y'iki y'u Rwanda. Amafaranga yo egara arayafite kuko afite amazu hehe na hehe, afite imitungo. Ikibazo ni igihano cy'imyaka 15 ibaza ugize umwaka icyo gihano ushobora no kujurira kangahe kana biba birangiye. Igihano cy'imyaka 15 yagaruka nta muntu ukivuga nde Semuhungu. Uretse ko n'ubundi aho yajya urabizi ko ibikurikiraho nyuma y'uko bageze hariya ntabyo wumvishe, nubwo tutabihagazeho ariko bivugwa ko byaravuzwe ko iyo bagezeyo bagira uburyo bagira ute bigenza biyeranje. Ubwo yabikomeza nyine akavuga ati n'ubundi nanjye kanjye niyeranja, birashoboka nabyo. Ariko imyaka 15 kabisa nadasenga cyane biraba byagize bite, iraba yagiye araba yayiriye. Umva nibyo ngibyo rero ngayo nguko rero ibivugwa kuri Semuhungu. Yego, ngibyo n'ibihano ashobora guhabwa biramutse bimuhamye, nubwo bitaramuhamwa ubwo akekwaho. Yego, hanyuma rero ahubwo ndeka mbaza ngo buretse nabonye umuhungu w'iwanyu nawe uvuga ko afite ishuri nawe batangaje itariki azaburanira. Kansoza kakana mbaza ngo ese Eric Semuhungu gore ko wisanze muri nuzi mwe n'uwitwa Jihad kubw'umwaka wawe ugize umwaka ukisangayo haracura iki? Mbaza ngo hariya se ubu mwahuriye mugasubira muri ya matiku yani Nyarugengera hariya. Dore ukuntu ibintu bimeze, uwitwa Jihad afite icyizere cy'uko ashobora kugira ute kugaruka i Nyarugenge kubera ko bamaze kujurira. Rero uyu bita Eric Semuhungu agiye kugenda bamubyinire ku rukoma, bamushinyagurire bavuga ngo ese nawe wagira ute, nawe wahaza. Ariko ngewe nta muntu njya nifuriza ibyo bintu. Reka dukomeze tubasabire kugira rwose koroherezwa. Akabona Semuhungu arinjiye ko kumenya akoresha ikirori hariya hantu niko bigiye kumugendekera. Ntabwo ariko bizagenda uze ngo nagira umwaka akisangayo. Nge mu byo mwifuriza mwifuriza kujya hariya ntago wakwifuriza umuntu kujya hariya. Nanjye nta muntu ndi kubyifuriza, nta n'uwo nshaka kubyifuriza, ariko bajye bakora ibintu babona ko ibyo bintu biri feya, bagira uburyo bagenzamo ibintu gakeya. Ngewe none ntiwagasetsa umuntu ngo agiye haraga kuko na ejo n'ejo bundi wajyayo. Erega bariyo ninde uri kumuseka uri hanze tweze ko bari gujira ndi kuvuga bira bavuze ko nuze Semuhungu ari we muntu wasetse cyane Jihad jyajyanwe Mageragere. Nawe urabizi nta muntu wigeze avuga bira bintu cyane kurusha Semuhungu n'umuntu bita. Ariko nawe yavugaga yuko bose wanjye ntamuvuga. Nawe yavugaga yuko ngari kumwishyura ko nawe ngo yamusetse ngo igihe ngo bamumanura i Nyarugenge nawe. Ngo ni kimwe ubwo bagiye gutangira aki kuri zero. Cyari kimwe bagiye gutangira kuri cyane bagiye kureba uzatsinda useka neza n'ugira ute. Match igiye kongera itangire nyine izo ibarega bazongera byatangiriyeho cyane. Ariko komeza twigendere. Naringize nti yego, nabonye umuhungu w'iwanyu hariya nawe wa undi wavuze ko afite ishuri basenye. Yego, avuga ko nabonye batangaje nawe tariki yo kuburana, bavuga ko bavuga ko azaburana ku itariki 14 ku itariki 20 z'ukwa kane nziza cyane azaburanira ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye Kibagabaga. Ni Kibagabaga? Ndumva ruherereye Kibagabaga. Ni sawa cyane. Ndumva ariho ruherereye. Yego. Hanyuma uyu wanyu we wenda bibana naturanye uyu DC reka nkubwire ryasenkwa hari uricecekera uyu bawitonze. Iri shuri hariya ni he? Hariya ni ahantu natahaga. Bahita Bweramvura, bahita mu mudugudu wa Taba, bahita kwitaba. Ni munsi gato hariya hantu. Dore ikintu cya mbere kiharangwa ikintu bita haba Sodoma yindi. Haba ikintu bakwitiye indangamirwa bro.
ubwo iryo shuri hariya cyane kari no mu rugo ishuri baryita dondodiye riherereye hehe kwitaba ye kugukubita ubwino bwa ririya shuri bita dondodiye ririya shuri ntabwo ari iry'umuntu bita nde DC Clement ririya shuri ririya shuri si iry'umuntu bita DC Clement mbaza ngo byagenze bite nese akaba ari yarakoze biriya bintu ishuri atari iryiwe mbaza ngo byagenze bite ririya shuri ni iry'umujene wundi w'umushuti wa DC Clement bashobora kuba ntabwo wamenya ukuntu abantu bahuye ariko uwo muniga bahuye agize ute afite ririya shuri byagenze gute umuniga yubatse ishuri atangiza na sari bisanzwe ahantu hatemerewe kubaka ikigo cy'amashuri ariko byari imbere atangiza na sari abona ko agomba gukomerezaho ararikomeza ariko ntabwo ryari ishuri rihamye ryo kuvuga ngo iri shuri kabisa rirahamye yari iry'umuniga uwo muniga yagiye mu Bushinwa niba atari mu Buyapani nta nubwo aba mu Rwanda hanyuma Clement akabyisangamo ndabiguhereza erega ngewe ibintu by'amashuri nujya ubigeraho jya ugenza gake kubera ko amakuru y'ibyo bintu ni ibintu nge niberamo niba hariya ari iwacu nkaba ari ahantu nakoze hafi yaho ndahazi hariya neza ririya shuri ni iry'umuntu wibera mu Bushinwa w'umushuti nande na DC Clement hanyuma kuntu byagenze ishuri basenye umukire yaguze ahantu harimo inzu ntoya ishuri ryo ryari rihari pariti zimwe ahubwo umukire aravuga ngo iri shuri ngomba kuryagura kugira ngo ibintu bigende neza nyuma yo kwagura ishuri umukire ntiyari ahari ariko yari afite inshuti yiwe bita nde DC Clement kwa kundi tuba tugendana n'abantu niba ukora ibintu nzi ibintu ukora ibyo ndabigeraho niba ukora ibintu nzi ibintu ukora sibyo kubera ko turagendana niba nkubwiye ngo vo tujyane hariya uramenya ibikorwa byanjye turi inshuti niko DC Clement rero yaje kwegera umushuti wiwe aramubwira ngo kuguze aha hantu ukaba ugiye kuvugurura waretse tugafatanya nkafatamo iki imigabane buriya DC Clement yari umufatanyabikorwa kuri ririya shuri kandi yari umufatanyabikorwa ku ishuri bari bagiye kubaka ryo byonyine yego ni ukuvuga ngo yari agiye kumufatanyabikorwa yari agiye kuba umufatanyabikorwa ntabwo byari byakabaye successful nta nubwo byari byakabaye successful kubera ko ibyo bagombaga gufatanya nibyo basenye nibyo bagize ute bubatse mu buryo ntabwo byamurebaga yaragiye yego kumufatanyabikorwa kubigiye kubaka yego ibya mbere ntabwo byarebaga DC Clement kubera ko bimaze igihe deje ntabwo rero cyakoze birashoboka ko ushobora kuvuga ngo mbo ufite iki gikorwa reka ubwo wagitangije kera ngira amafaranga nkuha mu myaka wakoze ntahari birashoboka ko DC Clement ashobora kuba yakora icyo kintu ariko ririya shuri ryatangiye nta ruhare na rumwe afitemo yabaye umufatanyabikorwa vuba niho byavuye bakaka icyangombwa cyo kuvugurura inzu bari baguriye umuturage bisanzwe ngo bagure ishuri hanyuma DC Clement birangira agize ate ari ubimanaginga kubera ko niwe wari uri mu gihugu icyo kintu uri kucyo yari ari mu gihugu niwe wagombaga kubikurikirana kandi byari yego ukabusha hari igikorwa ushaka gukora hano yego byaranamurebaga deje ushobora no kuba nta n'imigabane ufitemo cyane ndebera uko bimeze cyane ushobora no kuba nta na share ufitemo ariko ibintu ukabikora kubera ko uri gukorera inshuti nibyo rero byatumye uwitwa DC Clement ishuri bageraho bakabona nago ibyo bamutegetse bitewe n'ibintu byose abantu bamucaga hari abantu barubaka muri make hari ukuntu babaye nk'abavugama kubera kumwaka ibintu atabona cyangwa adashobora gutanga kuko bivugwa ko hari n'akantu bamusabaga akanga kugatanga ariko biriya byo uwitwa DC Clement ntabwo byari ibye ariko kubera gukunda ikintu
turi kumvikana kubera gukunda ikintu no gukunda inshuti no kuvuga ngo nzayihagararira bagiye gusenya ishuri ahari niko kuriyakitinga niwe bahamagaye ngo vayo tugiye kubishyira hasi yego niwe bari bazi arariyakitinga ibyo bintu nawe ubibonye wariyakitinga ariko mu by'ukuri ziriya miliyoni zose si iziwe gusa harimo n'undi afite hanyuma rero uwitwa DC Clement azaburana kwa mbere deja tuzajyaho twumva ukuntu ibintu bimeze ariko cyane mu Rwanda tuzaba duhari kabisa 5/5 gusa nge DC Clement nagira ngo uhereze update yuko ibintu yakoze byose yari reaction pe yari reaction ahubwo ikintu DC Clement ashobora kuba afitemo gisa naho gihambaye ni ikintu kijyanye na ruswa kandi ndakeka ko ashobora kuba yarazira imisatara zitanze kubera ko bageze ku rwego rwo kuzaguririka kubera ko atazitanze nicyo kintu gikomeye naho ibindi ni reaction zisanzwe nawe wabyo reka dutegereze iby'urukiko ruzanzura n'uburyo bazaburanamo ku munsi wo kuwa mbere yego hanyuma nibwo tuzamenya ngo abanyarwanda turababwira ibiki mushimire rero Sami Sky urakoze cyane nawe nanjye reka mushimire mbwira abantu bo kuri Mugi Rwanda mukore subscribe musharinge munadukunde badukundisha kabisa ubundi ibintu bigende neza ubundi njyena Crowa n'abandi twese tujye tubereka utuntu twikorera. Yes, turabashimiye rero namwe twabanye uyu munsi izo za update twabagezagaho kandi tukongera no kwihanganisha imiryango. Yego. Wabo wa Semuhungu afite umuryango, haba DC Clement afite umuryango we kandi ikindi afite n'abana n'umugore. DC Clement niwe wabareberera gasinzi. Dukomeze kubihanganisha bihangane reka bihangane nibigenda neza bazataha yego ako twizeye ko bizagenda neza bizagenda neza ndabizi.